mwongeye kwirirwaho bakunze mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Niba mumeze neza ni byiza cyane kandi biranejeje. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina abiri ariyo Liza ndetse na Ryan. Abakunzi bacu rero barayadusabye none bibaye ngombwa yuko tuyabagezaho. Gusa nanone niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Uze gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza nk'ibi ngibi. Gusa nanone nongera kukwibutsa ko iyi wumva ari Strong Studio. Naho njye tugiye kubana kuri micro ndi Mizero Felix. Ikaze. Reka rero duhere ku izina Liza, tuze guheruka izina Ryan. Liza ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero rishobora kwandikwa muri ubu buryo bubiri butandukanye bitewe n'aho rikoreshwa. Rifite inkomoko mu ndimi zitandukanye kandi risobanura ibintu byiza cyane byerekeye ubwiza ngo kandi by'ineza. Mu rurimi rw'icyongereza abanyaburayi bavuga ko ryakomotse ku izina Elizabeth, noneho rishyirwa mu mpine kugira ngo ryorohere abantu kurivuga. Aho kuvuga Elizabeth bakavuga Liza cyangwa se Iriza. Noneho muri Elisheba mu Baheburayo rikaba risobanura Imana ni impongano yanjye cyangwa se uwitangira Imana. Mu buryo bushya hari n'ubwo rikoreshwa nk'izina ryihariye ridafite inkomoko ya kera, rikaba rishushanya umuntu mwiza ufite imico myiza ndetse n'uburanga. Ngo dore rero bimwe mu bintu biranga Iriza. Akunze kurangwa no gufasha abandi, kugira umutima mwiza, kugira ibitekerezo byagutse kandi byubaka, ngo ndetse akagira umurava mu byo akora byose. Ngahe rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Iriza. Reka rero dukomereze ku izina rya kabiri ari ryo Ryan. Ryan ni izina kenshi rihabwa abana b'abahungu. Rifite inkomoko muri Irish mu gihugu cya Ireland. Rikunzwe gukoreshwa cyane ku bana b'abahungu, ariko muri iki gihe risigaye rihabwa n'abana b'abakobwa. Aho kuvuga Ryan bakavuga Ryan. Ubusobanuro bw'iri zina muri rusange nakubwira ko risobanura umurongo mwiza cyangwa se inzira, utajegajega, ufite intego, ukurikiza inzira nziza mu buzima, cyangwa se utabarizwa mu bwiza ndetse n'ubuyobozi. Ngo dore rero bimwe mu bintu biranga Ryan. Gakunze kuyobora no gufata ibyemezo, kuba hafi y'inshuti n'umuryango, ndetse ngakunze kugira ishaka mu byo akora byose. Dore rero amwe mu mazina afitanye isano n'iri zina. Aha nakubwira izina Ryan, Ryan, Riana, Brian, Briana ndetse na Brian. Ngahe rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Ryan. Nawe niba ari izina yifuza ko tugusobanurira, uze kutwandikira aho hasi muri komenti maze turi gusobanurira. Gusa nanone iyi video nuza kubona iyikunze, uze gukanda subscribe, ukore like, utere na comment, kandi ntiwibagirwe kuyisharinga n'inshuti zawe. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Jye twari kumwe ndi Mizero Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.